mvugisha dore ubutware n'ubwawe uje databuja ndakumva databuja ubutware n'ubwawe ubutunzi n'ubwawe akapu bakavanyemo igikapu cyari kirimo amafaranga ihembe sindibonye yakubise hasi wanjye amaze kwita hasi ndarangara agafungura kure n'iryo hembe ahita amukubita umugeri ngo uzongera unyibesha ati wanyibye mu modoka bagize imana Vamos, gabatinho. ariko yibye ndase umuntu ko nta batamubonye yibye mu isoko se yibye mu isoko n'umuntu atwaye igikapu kivuye mahanga muri aka gakapu kandi nari ngakeneye nanjye meze ngafasha none se hanyuma byarangiye gute nyine mbwira uko byagenze yamufatiye mu isoko ari kumwiba we inkuru uko imeze yibye umugabo amuteje ihembe sanze umugabo umugore yunamye hasi arimo kugaragurika aka gakapu uko kareba niko kavuyemo icyo gikapu cy'uwo mugabo ibyo bintu mwabibonye koko bakavanyemo igikapu hari iki bakavanyemo igikapu cyari kirimo amafaranga ihembe sindibonye ariko mbonye umuntu yitura hasi arapfukama kandi uriya mukobwa nawe wamubonye yari mwiza umukobwa asanzwe ari igisambano mwiza ariko ni ukuri aka kantu mfite niko kavuyemo icyo gikapu cyuriya mugabo cyakoze uriya ni umushi nawe mwabibonye ra nashaka umuntu wabibonye neza nari muri ruhande uri mu ruhande yaje yakoze byagenze gute tubwire niba ari mu ruhande yari afite agafuka kandi naka n'ijya ugafite yakubise hasi wanjye amaze kwita hasi ndarangara agafungura kure n'iryo hembe ahita amukubita umugeri ngo uzongera unyibesha ati wanyibye mu modoka niko byagenze none we aravuze ati ubundi we aravuze ati wowe ubwawe ati ubundi we ati munabare ati munabare ati iyo bwanjye ati munabare ati n'iby'umuntu ati n'iby'umuntu ubundi ati wowe yewe ndashaka umuntu aruhari neza adusobanurire ukuntu byagenze umuntu aruhari neza umuntu amufasha ari hehe ako ni umuhanga nyuma y'iminota mikeya nk'uko mwabonye amashusho mumaze kureba twagerageje gukurikirana na Dr Kigoma tumusaba ko yaduha ikiganiro kugira ngo amenyeshe neza abanyarwanda ese izi mbaraga akoresha azikura he. nitwa Dr Kigoma, abandi umuvuzi gakondo, abandi umunyagisaka, ariko
ikintu nzira nacyo njye nzira n'igisambo, nzira n'umuntu wambura cyane, nkazira n'umuntu usambana cyane, umuntu uhemuka cyane nzira nawe. Biriya mubonye njye naje nje mu modoka, nje mu isoko nje gushaka udukweto tw'abana nturutse Nyabugogo, nateze kwasiteri, ndangije noneho igikapu cyanjye cya ruhande rwanjye agatotsi karamfata kamfashe. Rero igihe ngezeho ngera ngo abagarukiye ku Kimisagara mba ndikanguye, ndebye iruhande rwanjye igikapu ndakibura, maze kukibura ndavuga ku mutima wese se ubundi umuntu unyibye arihimye, ndigendera njya mu isoko. Maze kujya mu isoko nime afite abavandimwe nabwo atari ko banyibye, ngo barambwira ngo nimba uri umuhanga koko garagaza uwo muntu wakwibye. Mu minota nka 20 ishanga 30 nibwo nagiye kubona mbona umukobwa aje yasaze, yabaye nk'umusazi, yafashe igikapu cyanjye gishyira mu mufuka. Nabisigiye n'ababyeyi banjye, nabisigiye n'ababyeyi banjye. Ndi umuvuzi gakondo, ntabwo ndi umupfumu. Ninjye mwumva ugaruza ibintu byibwe ku bitoki he hose, abagore bafatana basambana ni ngiye muri babariza, ninjye dogiteri Kigoma. Ku muti wa Kinyarwanda, nkoresha umuti wa Kinyarwanda. Mpamagara kuri telefone ari hose ngenda hagera. Nta mperutse na Zambia, na corona yaje ndi Zambia. Ye kuvura nungu mperutse mu Bushinwa, n'ubu mperutse Mozambique. Aba Nigeria barankunda cyane, buri gihe barantegera, nta gihe na kimwe ntajyayo, buri munsi njyayo. Igisambo cyambabaje cyane, yanyibye, abaye nk'uwa kabiri mu gihugu nyibye. Njye nta muntu ujya unyibanga njyameze, we yafashe igikapu cyanjye nsinziriye, ava mu modoka mbere aragenda. None ikintu cyaje kunshimisha nuko ahantu neteguye kujya ariho yansanze. Ngiye kubona numva umuntu yasaza, abantu barahurura, mwabibonaga barahurura cyane, afite inzoka mu kanwa, afite inzoka mu ntoki, ngabonye inzoka, abonye inzoka. Iyo nzoka uko ayibonye rero yakoze mu gikapu azikagiye kureba ibirimo byibwe, igihe yakagiye kureba ibirimo yibye akubita n'inzoka ayifata mu ntoki. Ko byagenze ubwo rero mbona abantu bahuruye barahamagara kuki na kurya, bitewe n'umuti wanjye ukuntu ubu nkora mu mubiri, nise menya ahantu ari. Njye nta muntu ujya unyiba njyewe. Njye ndagufasha. Ikintu cya mbere kugomba kwirinda, nimba umuntu akwibye ujye wirinda umuntu uguhumuriza ngo akugurira akantu, kuko ushobora gusanga yakuguriye akantu yagushe byawe ntiyakwibye, akaguramo akantu bigamuta ubupfuye. Ikarume umpamagare wikarume. Ikiriho rero, urashaka imbaraga zanjye zo nkoresha, urazishaka cyangwa nkwereke icyo nkukorera niyo kamera uyiveho. Kandi mpamagara ababyeyi tuvugana. Databuja mama Kabibanje Jene, umugore mwiza wa Tanzania, Kigoma kwa Nyirakigaza, kuri Tanganyika i Burundi, kuri ari Burundi. Nagira ngo nimba bishoboka mumvugishe ndebe ko hari icyo nabafasha, kuko ndabona bari kumbaza byinshi, ndagira ngo basobanurire. Databuja, ndakumva databuja, ubutware n'ubwawe, ubutunzi n'ubwawe. Nagira ngo umvugishe ibyo mama Kabibanje Jene, umugore mwiza wa Tanzania, Kigoma kwa Nyirakigaza. Mvugisha ndebe icyo gukora, mvugisha. Mvugisha dore ubutware n'ubwawe, mvugisha. Butuje bagiye guteguza neza kugira ngo tubavugishe. Mama Kabibanje Jene, umugore mwiza wa Tanzania, Kigoma kwa Nyirakigaza, kuri Tanganyika Burundi, kuri ari Burundi. Nagira ngo utuvugishe nimba bishoboka, ugira icyo watubwira wakoreye uriya muntu. Yego databuja, ubutware n'ubwawe, dore naguhaye inyama samura. Samura databuja, samura.
ntago washimye ngushakira indi samura databuja urebe icyo wamfasha kuko n'ubundi nagushimiye kuko wamfashije banyibye. Yego databuja. Yego databuja. Yego databuja. Yego. 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 Yego databuja. Yego. Yego data. Yego databuja ngaho ugi wawe utuze neza. Ikindi ndakukubwira ngiye mfite ubuhanga bwanjye bwihariye mu kazi nkora ngenda yoborwa. Sinshobora gufata ikintu cy'umuntu ngo nyifate nyishyire mu ntoki mu byo twasezeranye bitabayeho. Icyo gukora ntago kubyanyu byo gufata ikintu cy'umuntu ugatwara kuryo biri umupango nyine ntago nyikunda. Ugomba kumpa ibyaro uko ibyo twasezeranye byagize ibiki byarangiye. Nimba barakuroze paka hadi sinshobora kukuvura ntarakwereka umuntu ukoroga ngaza gusaba imbabazi akubwira icyo akuzisa. We nukuza niwe uza kugusaba imbabazi. Umpamagare tuvugane cyangwa unyandikire kuri WhatsApp ndi hanze y'igihugu kuko nkunda kujya hanze y'igihugu cyane. No mu Bushinwa ngiye nkabafasha. Cyane hari nk'abakobwa baragumiwe ugasanga umukobwa afite imyaka 30 arambagizwa ari mwiza ateye neza dore ko u Rwanda dufite abakobwa beza ugasanga ntabona umugabo nimba ushobora kuba barakuzinze ve tugusuzume turebe yuko koko ibyo uvuga ari ukuri. Nge sinshobora kwemeza 100% yuko wenda waba barakuroze mbimenya ari uko twagusuzumye. Zirana n'ibisambo cyane. Reba nkura mukobwa unyibye arampimukiye cyane. We yarazi ko yibwe kwa kundi yibwa kuko wumvishe ukuntu yavuze ngo nibye benshi atari ku nguyu arancanze. Umuntu wibwa wese nampamagaye tuvugana. Haba ku matungo, haba ku nka, haba mu rutoki, haba hehe ibintu nagiye nkora mu gihugu hose murabibona. Umugore n'umugabo bafatanye basambana mwarabibonye. Hari byabereye Kayonza, hari byabereye hano shaje niho natangiriye akazi, hari byabereye Karama, hari n'ibyo nakoreye muri Kenya Nairobi. Ninjye wabikoze. Ugasanga umuntu ikintu kimbabaza ni ikintu kimwe kuba wumvikanye n'umuntu ibyo musezerano yarangiza kuguhimukira nicyo kintu kimbabaza. Bageze imana